Zirikana aya magambo. Matayo igice cya 9 umurongo waho wa 9 haravuga ngo Yesu avayo akigenda abona umuntu witwaga Matayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Amen. Gukurikira Yesu Kristo. Gukurikira Yesu bisaba ibintu bigera kuri bibiri. Ikintu cya mbere ni ukwiyanga. Ugomba kwiyanga mu gihe cyose ushaka gukurikira Yesu Kristo. Ikindi cya kabiri ni ukwemera kuba ikivume cyangwa se kwikorera umusaraba. Haleluya. Yesu Kristo yabivuzeho muri Matayo n'ubundi mu gice cyaho cya 16 umurongo wa 22 aravuga ngo maze Yesu abwira abigishwa bati umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we ankurikire. Amena. Umuntu wese wamaze kwizera Yesu Kristo akamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe asabwa kumukurikira kugira ngo amwigishe bwa mbere, hanyuma ikindi cya kabiri amuyobore. Yesu Kristo niwe muyobozi wacu kuko tumwakira nk'umwami ndetse n'umukiza. Agomba rero kuyobora nk'umwami, kandi iyo tumaze kwigishwa nawe, haleluya, aduhindura abakozi b'Imana isumba byose. Naragenzuye neza mu byanditswe nsanga hariho ibyiciro bibiri by'abakozi b'Imana. Haleluya. Icyiciro cya mbere ni abakozi bakora amasaha yose cyangwa se twakita full time employees. Hanyuma icyiciro cya kabiri ni part time employees. Aba ngaba ni abakozi, haleluya, bakora ariko bakaba bashobora kubona umwanya wo kuba bakora indi mirimo yo mu buzima busanzwe ibabyarira inyungu, mu gihe abo mu cyiciro cya mbere cya full time ari abakozi basiga, bari nk'uyu Matayo Yesu Kristo yarahamagaye, basiga ibyo bakoraga bakagira gute, bakajya ku murimo. Haleluya. Abangaba ntibashobora kubona umwanya wo kugira gute, wo gukora ibindi bintu bibazanira inyungu. Bameze nk'abasirikare batungwa n'uwabandikiye ubusirikare nk'uko ijambo ry'Imana rigira gute ribitubwira. Abantu rero bakunda kwitiranya ibi byiciro uko ari bibiri, yaba abigisha cyangwa se n'ababwirwa, bakagira ngo ibi byiciro byose bibayeho mu buzima bumwe. Haleluya. Ugasanga uri mu cyiciro cya mbere ashaka gufatanya umurimo w'Imana no gukoresha ikoro. Ibi ngibi ntabwo bishoboka. Bamwe babiterwa no kutamenya Yesu kubera ko bigishijwe nabi, abandi babiterwa no kutanyurwa. Hari abatanyuzwe n'ibyo batungishijwe n'Imana n'igerero bahabwa nk'abasirikare b'Imana isumba byose. Haleluya. Abo ngabo rero ugasanga gushaka kubifatanya, bibwira yuko bashobora kubishobora, bigatuma inyungu z'Imana zibigenderamo, ntibakora umurimo w'Imana nk'uko bigize gute, nk'uko bikwiriye. Hari n'abo mu cyiciro cya kabiri, cya kindi twise part time, hanyuma usanga nabo badashaka gukora, bagakora mu mifuka bati no, twebwe tugomba kuzabaho nka ba Pawulo, nka ba Petero, tudakora, twirirwa dukora umurimo w'Imana, ariko atari cyo kintu bahamagariwe. Haleluya. Abangaba bisanga mu mitego ya Satani yo kuba abesikoro bitwaje Bibiliya. Haleluya. Bagatangira kugenda bakoresha impano zabo. Ni abaririmbyi, ni abacuranzi, ugasanga baratangiye kugenda bakoresha impano zabo, barimo bagira gute, bazicuruza. Haleluya. Barimo bazicuruza kandi barazihawe ngo bazikoreshe mu kungura itorero. Haleluya. Hanyuma babone n'umwanya wo kugira gute, wo gukora indi mirimo. Haleluya. Wowe rero ugezweho n'ubu butumwa, wowe wibukijwe ijambo ry'Imana, wowe wakiriye aya makuru, nawe aho kugira ngo wigenzure umenye icyiciro wahamagariwemo. Ese ndi umukozi w'Imana usabwa gusiga, haleluya, ibyo nakoraga nkajya ku murimo, cyangwa ndi umukozi w'Imana ushobora gukora ibyo nakoraga nkanabikora ndimo ngira gute, ndimo nkora n'umurimo, hahandi ukorera urimo wigisha abantu, hahandi utuye, hahandi uba urimo ugira gute, urimo ukora umurimo w'Imana. Kuko buri muntu wese wamenye ubutumwa bwiza, wagezweho n'ubutumwa bwiza, asabwa nawe kugira gute, kubugeza ku bandi butarageraho. Uko rero niko gukora umurimo w'Imana. Buri muntu wese wamaze kwizera Yesu Kristo akamwakira nk'umwami n'umukiza ni umukozi w'Imana isumba byose. Aho uri rero usabwa gukorera Imana mu mirimo ukoreye buri munsi, usabwa gukorera Imana. Ariko hari abadafite uburyo bwo kugira gute, bwo gukorera iyo mirimo yindi ngo banakorera Imana. Abo ngabo icyo basabwa ni ukumaramariza gukora umurimo w'Imana,
bakawitangira, bakawukora bamaramaje kandi igihe cyose bakenewe bakagera gute, bakaboneka ntibagerageze kwijandika mu yindi mirimo kuko ishobora gutuma iby'Imana yabahamagariye bitagira gute, bidakorwa nk'uko bikwiriye. Shalom shalom, ukomeze kuzirikana ayo magambo, ukomeze kwibuka, ukomeze kuyatekerezaho. Shalom shalom.